mumeze mute nk'uko mubimenyereye Nom TV niyo channel yonyine ibagezaho ibintu byinshi bijyanye na YouTube, bijyanye n'ikoranabuhanga, uko wakorera amafaranga, wakiteza imbere n'ibindi byinshi cyane utagiye usobanukirwa. Hariho video nyinshi cyane zigufasha mu bijyanye n'ikoranabuhanga, mu bijyanye na YouTube ukayisobanukirwa neza, ndetse n'ibindi byinshi. Hari n'inkuru y'urukundo bita isengesho. Ikindi niyo channel yonyine dufasha abantu mu bintu bijyanye no kuzamura ama YouTube channel. Ushobora kutwandikira muri comment tukagufasha rwose. So ahangaha rero ndakeka abantu mufite amacano ari monetize mwese mwakiriye message muri iri joro. Igitondo niho mwagiye muzibona, zibabwira ibintu bijyanye n'amataxes n'amafomu ngo mwuzuza mugasubmitinga. Benshi ntimurabikora, abandi mwabikoze, ariko nagira ngo nkwereke ukuntu bikora nimba utarabikora. Uraza kuza hano kuri YouTube channel ya nako kuri Google AdSense yawe, uyigereho. Ntuyigereho uraza guhita wakirwa na notification imeze uko nguko rwose. Uraza guhita uyibona. Ntuyibona nta kindi ukora, ushobora gukanda hano handitse ngo manage tax info, cyangwa se ukaza ugakanda hano handitse ngo add tax info. Byose ni kimwe. Reka dukande hano handitse add tax info information, tugiye kuhakanda. Ntuhakanda barahita baza bakubita. Okay, ubu ngubu wamaze kuverifyinga ko ari wowe, account ari yawe, igisigaye nuko ugiye kuzuza. Ahangaha baraje bakubwira ati account ni yawe runaka, ati yego, n'amazina yawe arahita azaho. Ukore individual, nurangiza ukande next. Hano se waba uri umuturage wo muri Amerika, uvuge ati no, ntabwo uri wo muri United States, ukande next. Nurangiza ahangaha it is better to use WBM first, this one, choose this one, then continue. Bagiye kuguha form ari ugiye kuzuza. Form bagiye kuguha niyo ugiye kuzuza. Wait, iyi ni network nke. So ahangaha ni ibintu byinshi cyane bagiye kukubaza. Turaje twihitiremo icyo bita igihugu duherereyemo. Ahangaha njyewe ndi mu Rwanda, ndacuzinga igihugu mpaka ngeze mu Rwanda. Okay, ndi mu Rwanda. So nkimara gucuzinga igihugu, nta kindi kintu hano ndi bwahitemo. Ibi by'amaforenatini urabisimbuka wikorere next. None hano bagiye kukubwira icyo bita address ugiye gushyiramo. Iya mbere address ni u Rwanda, ya kabiri ishobora kuba intara runaka, yenda ni muri Kigali ushobora kuvuga ngo Kigali, Nyarugenge, Kigali. Kutwe nyine kuzuza address zawe nk'uko ugiye ubona mba nazujuje. Ahangaha urakanda, kuko urabona hano baguhaye address inshuro ebyiri baziripitinze. Turavuga ko ziri same nizo hejuru. Nimba ushaka kuba ko ziri same nizo hejuru, ahita ukanda hano uhatikinge, uhavivure be kukubaza ibintu byinshi, then ukore next. Ahangaha bagiye kubaza yes or no. Address zabona umaze kuzuza ziba ziri hano hejuru kuri top, yes or no. Ahangaha rero icyo tugiye gukora, turaza guhitamo yes. Nako turaza guhitamo no. Ntiduhitamo no, nta bindi bintu birenze baraza kutubaza, kuko ntabwo turi umuntu wo muri Amerika. Twamaze guhitamo ngo tutari uwawe, turahitamo hano no, then dukore next. Numara gukora next, hano bahita bakwereka form. Iyi ni form yawe, ushobora kuyidownloadinga ukayireba ukuntu imeze. Ni form y'ibyo umaze kuzuza, ukayigira PDF ukabasha kuyireba. So ahangaha urakonfirma nimba ibyo umaze kuvuga ari byo. Ibintu byose watanze hano hejuru nimba ubona ari byo, ukande next. Nimara gukanda next, hano n'ubundi baraza kuguha ibintu byinshi cyane. Then hano ikintu ugiye gushyiramo full name, amazina yawe neza ya nyayo. So tugiye kuyashyiramo amazina yawe. Ya uruzuzamo amazina. Nurangiza hano uze hano wemeze yes. Anga I'm signing with behalf of this. Okay, twamaze kwemeza ko ari yes. Na ino signature nyine turayemeje ko ari yes. So dukore next.
dukore next. Hanga barakubajije baje bakubaza hano ngo have you individual entity this tax performance. Ibi ngibi tuvuge ko yes, I'm providing new existing payment. No, I'm providing tax for an existing profile has previously received the payment. Hanga uraswitemo hano hejuru uvuge ko an existing payment has received the payment. Urasubmitinga bahita hano automatic bahita bakubwira ngo web form status approved. Byose babikweretse before yes. Hano nyine byarangisha kongera gucenjinga nyine gusubmitinga new form mu gihe waramo kubishatse cyangwa se ukarikiraho iyi ngiyi. Okay, cyo usabwa rero ni gukanda subscribe kuri channel yanjye kuko niho uzajya ugenda uboneraho ibintu byinshi. Kanda subscribe ukande kunzogera, uzajya uhita ubona video iri update rwose utarindiriye kuvuga ngo ndagusharinga muri group, kuko ino ni channel no mu TV nubwo turi gucishaho inkuru ariko ducishaho ubumenyi bw'ikoranabuhanga mu bintu byinshi cyane bitandukanye. Okay, thank you for watching my channel. Subscribe and share with your friends. Nizo Pro.